umushehe muri Islam aba nishimiye kumuha ikaze kuri chaîne yacu Diaspora Plus 250 nawe gusaba ko mwatangira mwibwira abantu shehe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah. Nanjye nitwa Kalisa nkaba ntuye iriyo mu Bufaransa. Nkuko nari nabikuganijeho inyuma ya kamera nifuzaga ko tuganira ku muryango. Ese Islam ivuga iki ku muryango? إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mungushimira Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala nsabira namugisha intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kubyerekeranye n'umuryango hari byinshi cyane tugomba kumenya ku muryango wa Kiislamu n'ibigutandukanya n'indi miryango. Icyambere umuryango wa Kiislamu Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala nitoranya imisingi igomba kuherekeza cyangwa se ugomba gushingiraho. Tuzi neza yuko ubundi mbyerekeranye no gushaka ni muri domaine ya Kiislamu twita ko ari muamalat, nukuvuga ngo nibyo twemerewe gukora, nkuko wemerewe gucuruza, nkuko wemerewe gutura, nkuko wemerewe kwambara. Ibyo byose Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala yaduhaye ibyo twita ikhtiyar, guhitamo. Ushobora guhitamo kwambara umuhondo, ushobora guhitamo kwambara icyatsi, ushobora guhitamo kwambara umweru, ushobora guhitamo gucuruza imodoka, nkuko ushobora guhitamo gucuruza ibiribwa, ushobora guhitamo gutura i Buraya, mu Bubiligi, mu Bufaransa. Ibi byose Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala yaduhaye guhitamo. No mu mafunguro Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala yaduhaye guhitamo. Hari ushobora kurya umuceri, hari ushobora gufungura ibitoki. Ibi byose ni amahitamo. No gushaka rero ubundi byagombye kuba ko ari uguhitamo tukarongora uwo dushatse, ariko Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala yashatse kutwereka yuko ari domaine yo yonyine nigomba kudusobanurira uko urushako rukorwa. Niyo mpamvu rero Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala ni fixa conditions zo gushaka, ikanafixa uwo tugomba gushaka, yaba ari umuhungu cyangwa se umukobwa. Kubera ko gushaka cyangwa se urugo rwa Kiislamu ni umusingi ukomeye cyane wo kuganukira Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala, ndetse ni no mu rugo dushakira mu ijuru. Uzaburira ijuru mu rugo biragoye cyane kuba yaribonera ahandi hantu hatari mu rugo. Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala yise urugo cyangwa se gushaka ko mithaqan ghalidha, ni kontra cyangwa se isezerano ridakuka rifite uburemere ruhambaye cyane. القرآن يتبقى وكيف تأخذون وقد أفضى بعضهم بعضا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Itubwira iti ni gute mushobora guhemukira nyine abo bagore mwashakanye mukabi mukuri kwabo kandi barafashe isezerano kugira ngo babane namwe, barafashe isezerano rya sezerano rifite uburemere buhambaye cyane. Ku Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala yakoresheje imvugo ngo mithaqan ghalidha, ni byerekana yuko ko ari ikintu gihambaye cyane. Ndetse n'iyo mvugo mithaqan ghalidha Imana yayikoresheje muri Qur'an inshuro 3 gusa, ubwo yafataga isezerano n'Abanyayisiraheli, nubwo Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala yafataga isezerano n'intumwa zayo. Kugira ngo Imana igutoranye kugira intumwa ni isezerano rihambaye cyane. Ubundi bwa gatatu rero ni igihe umuntu ajya gusaba umukobwa, iryo sezerano bagiye kugirana turyita ngo mithaqan ghalidha. Urumva rero ni ikintu gikomeye cyane. Kugira ngo ushaka umuntu ntabwo ushaka ubonetse wese. Imana yatubwiye umugabo umuntu agomba gushaka. Na hadithi iboneka mu bitabo bya Sunna, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yatubwiye iti idha ja'akum man tardawnahu dinahu wa fi riwaya dinahu wa amanatahu cyangwa se wa akhlaqahu fazawijuhu. Nihaza umuntu mwishimira idini rye mukanashima imyitwarire ye, cyangwa se ko ari umuntu ufite amana, ukuvuga ngo ushobora gufata indagizo akayireba neza akayisigasira, uwo ngo muzamushyingire. Illa tafaru, nimudashyingira mukurikije izo critère ebyiri, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, hazabaho ubwangizi bwinshi ku isi ndetse hazabaho n'ibyago bihambaye cyane ku isi. Bishaka kuvuga yuko rero umugabo iyo ugiye kumushaka ugomba kureba izo critère ebyiri. Icyambere se ni umugabo wujuje idini koko, uri ku idini ry'Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala. Iya kabiri indi critère kwa umuntu ashobora kuba ari umunyedini akora ibikorwa by'idini ariko adafite umuco mwiza, atari umuntu wa amana.
udashobora kumukonfiya ikintu cyawe. Ugomba rero kuba yuje indi kondisiyo ya kabiri ariyo al-amana, no kuvuga ngo umuntu ushobora kubitsa indagizo. Izo kondisiyo rero yazujuje ugomba kumushyingira. Nimutabigenza gutyo hazaba ku isi ubwangizi bwinshi cyane ndetse n'amarorerwa akomeye cyane. Niyo mpamvu rero zimwe mu bibazo dufite hano ku isi ni uko abantu bubaka ingo zidashingiye ku by'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala yemeje. Ku byerekeranye n'umukobwa, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaratubwiye iti tunkahu imra'a li arba. Umugore burya yagiye gushakwa yagiye gushakwa abantu benshi cyane bakurikiza kondisiyo nyinshi cyane. Hari kondisiyo y'ubwiza, hakaba kondisiyo y'umutungo, hakaza kondisiyo y'umuryango cyangwa se ha social, hakaza na kondisiyo y'idini. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaratubwiye iti rero fadhfar bi dhati din, uzashyira imbere cyangwa se uzarwanire wa wundi ufite idini. Gukoresha imvugo ngo fadhfar, uzarwanire, ni byerekana yuko umukobwa utinya Imana uri ku idini ry'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala ni nka trofe, nk'igikombe ukukanye. Byari bihagije ko intumwa y'Imana atubwira ati muzaturanye ufite idini, ariko gukoresha imvugo ati muzarwanire muharanire, ni byerekana ko rero ari ikintu gikomeye cyane kumubona, ugomba no kubiharanira. Ku mukobwa rero ni ibyo ngibyo, ufite idini, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam n'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala ishimira, no ku mugabo ni wundi ufite idini nta. Ni ukuvuga ngo rero Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala niyo ihitamo, ni nayo ifixa kondisiyo zo kugira ngo dushake. Hanyuma ikindi twavuga ni uko Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala yashatse yuko mu rugo ariho tubonera ijuru. Niyo mpamvu ibyo umugabo akorera umugore n'umugore ibyo akorera umugabo byose turabihemberwa, kugeza ubwo no mu mibonano tubihemberwa. Bishaka kuvuga yuko rero nta hantu Ibilisi ashyira umurego kugira ngo ayobye umuntu nko mu rugo. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itubwira muri hadithi yacu na Imam Ahmad muri Musnadiye na Imam Muslim, aratubwira ati inna ibilisa yursilu salayahu tatra, Ibilisi yohereza ingabo ze kuyobya abantu. Okay, fa adnahum manzila, hanyuma uhembwa cyane muri izo ngabo zose fa ashaduhum fitna, ni wa wundi wayobeje umuntu kurusha abandi bose. Fayati ahaduhum, umwe muri izo ngabo nyine araza igihe umunsi warangiye akabwira Ibilisi ati ma taraktu hatta amartu an yaf'al kadha wa kadha, namubwiye kwica, namubwiye kudasari, namubwiye gusambana, namubwiye buri cyo ingabo ivuze. Ibilisi kavuga ati ntacyo wakoze, kugeza ubwo umwe avuga ati ma taraktu hatta faraqtu bainahu wa baina zawjatihi, icyo nakoze ngewe namutandukanyije n'umugore we. Nibwo none Ibilisi avuga ati ni'ma anta, wowe wakoze neza cyangwa se ni wakoze akazi gahambaye cyane. Wala harul aim, abantu bamenye baravuga bati rero kubera iki kwica ni icyaha, gusambana ni icyaha, ibyo byose ni ibyaha, kubera iki Ibilisi itabiha agaciro gahambaye cyane? Kubera ko ibi byaha byose umuntu ashobora kubyicuza, ariko wa wundi watandukanye n'umugore we aba yahindutse une proie facile, no kuvuga akantu koroshye ko kugira ngo Ibilisi iba yayobya, kuvuga ngo Ibilisi iba imwegereye cyane kuba yamuyobya. Ndetse na ya domaine intumwa y'Imana Somo yatubwiye ko tubonera mu ijuru ariyo rugo, umuntu aba amaze kuyivamo biba bigoye cyane kuba yagira gute yakwegera ijuru. Niyo mpamvu rero Ibilisi ayishyira ingufu cyane ni ukukwereka yuko umugore wawe mudashobora kubana, bigoye cyane ibintu nk'ibyo, ikereka n'umugabo n'umugore kamwe ati ni umugabo mudashobora kubana, birakomeye cyane, tandukana nawe. Ndetse ikakwereka nuza nunatandukana nawe kizagufungurira imiryango, ikakwereka ko hari abandi bagabo bagukeneye cyane bakwirukaho, bashobora kuguha agaciro. Wowe ku mugabo ikakwereka ko hari abandi bagore benshi cyane beza bashobora gusimbura umugore wawe. Ibyo nibyo bitekerezo iguha kwa manywa ku nijoro kugira ngo utandukane n'umugore wawe. Iyo rero igeze ku ikana munatandukanye, navuga ati uwakoze wa participate wese muri procedure yo kugira ngo mwatandukane n'umugore we ngomba kumuhemba. Ndetse muri riwaya Imam Ahmad fayulbisu taj, ndamwambika iknuza ikamba imwereka yuko koko yakoze igikorwa gihambaye cyane. No kubyerekeye n'ingoma ya Suleyman yari umugaragu w'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala, n'intumwa y'Imana, yigishaga abantu, araza aravuga ati ibyo abantu mukora harimo ibyo kuroga abantu, harimo no kuvuga ngo iby'ubupfumu, hakaza noneho n'ibitangaza by'Imana. Rero mwagombye gutandukanya ibi n'ibitangaza by'Imana, ibi ngibi nibyo abantu bakora by'uburozi, by'ubupfumu. Ariko abantu kuri bo ntago bakomeje kuvuga bati uyu muntu ni umurozi, ibyo agezeho byose murabona yabigezeho kubera ko nawe ari umurozi nk'abandi. Ikibazo cyarakomeye cyane kugeza ubwo Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala yohereje abamarayika babiri, Haruta wa Maruta, kugira ngo bigishe abantu koko icyo ari cyo uburozi, icyo ari cyo, ndetse na miracle cyangwa se ibitangaza by'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala.
ariko abantu kubera ko bari abapfayongo bize igihambaye kibi abarozi bashobora gukora, fayata'alamuna minhu ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji. Icyo bize kuri abo bamarayika ni gute natandukanye umugabo n'umugore we, nicyo kintu kibi nyine bize kubera ko abantu bari abapfayongo. Bishaka kuvuga rero yuko aho ibintu byose bibera ni muri famiye, niho hantu hakomeye cyane, niyo misingi ikomeye cyane. Niyo mpamvu n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakoze ibishoboka byose kugira ngo family isigasire, itwigisha ibyiza twagombye gukorera abagore, itubwira ati khairukum linisaikum, umwiza kurusha abandi muri mwese ni wa wundi wifata neza ku mugore we, yigisha n'abagore uburyo bagombye kubanira abagabo, ikwigisha inyigisho nyinshi cyane zijyanye ku rugo. Gusa gihe icyo nagira abantu inama nuko urugo nk'uko ari domaine ikomeye cyane, na Ibilisi rero nawe arashaka ko urugo rusenyuka. Niyo mpamvu nk'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itubwira ko tugomba kugira gute kuba vigilant kuri icyo ngicyo. Ntabwo bivuga yuko uru rugo tugiye kurubamo nk'aho turi mu ijuru, tuzahura n'ibibazo bikomeye cyane. Ni nko kwinjira muri ringi, nta winjira muri iyo ringi usibye abantu b'abagabo kabisa, usibye umugore n'umugabo kabisa. Hanze y'iyo ringi mbere yuko turongora buri wese abavuga ati bana nzubaka urugo, nzaba umugabo, nzaba umugore n'ibindi nk'ibyo. Ariko ibyo byose ni mbere yuko winjira mu rugo. Iyo wamaze kwinjira mu rugo nibwo umenya umugore uwo ari we neza, n'uyu mugabo wazaga kukureba nibwo umenya ko ari umugabo nyawe neza. Hanze ya ringi araza akakurambagiza, akakureshya, agakora ibishoboka byose kugira ngo akwereke ari we mugabo wese ushoboka. Mu bagabo bose batuye ku isi niwe mugabo wenyine mushobora kubana. N'uyu mugore nawe ujya kumusura ugasanga ijwi yarerekereje, ugasanga umukobwa w'umutima n'ibindi nk'ibyo ngibyo, kwereka ko ari nuza. Aho ngaho ni mbere yuko mwinjira mu rugo. Ariko iyo mumaze kwinjira mu rugo rero noneho niho hahandi utangira kumenya ko ari umugore uwo ari we, n'uwo mugabo ukamenya ko ari umugabo uwo ari we. Nicyo rero uvuga ni rero ibintu byose bibera aha ngaha mu rugo. N'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu rugo rwe hari ibibazo. Muri hadithi iboneka mu gitabo cya Al-Bazari, hadithi nibagiwe umusangira nyendo yakiriye, ariko iboneka mu gitabo cya Bazari. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yirukanye intuza umugore witwaga Hafsa, bagiranye ibibazo bikomeye cyane, iramwirukana, ikora ikubyo bita prononce talaq. Nibwo Jibril yahisaza aramubwira ati raji'uha fa innaha qawama wa sawama, subirana n'umugore wawe kubera ko arasenga cyane nijoro akanafunga cyane ku manywa, wazawujatuka fil janna, kandi azaba umugore wawe mu ijuru. Bishaka kuvuga yuko marigire yuko rero ari umugore ufite ibibazo cyangwa se umutanye ibibazo, ni hano mu buzima bwa no kuri inosi. Kumva rero kuzabaho mu rugo nta bibazo ufite, nta bibazo muzahura nabyo, aho ngaho ni mu ijuru. Umuntu wese uri hano ku isi ibibazo byose biba ugomba kumva yuko uri hano mu buzima bwa no kuri inosi, ndetse ni nayo gahunda Imana Subhanahu wa Ta'ala yashyizeho. Tuzateseka, tuzahura n'ibibazo muri iyo nyine iyo domaine turi gusengeraho Imana Subhanahu wa Ta'ala y'urugo, ntabwo bizoroha pe. Ni nk'umuntu uri kuri ringi kabisa, ni amakuba akomeye cyane. Ariko Imana Subhanahu wa Ta'ala dusezeranyije ko uzihangana akazitwara kigabo koko muri urwo rugamba, akazitwara na kigore neza neza muri urwo rugamba, Imana Subhanahu wa Ta'ala izamuha ijuru. Vuga ni rero ntibivuga ariko mu rugo ushobora kureba ukabona ko bidashoboka ko ukomezanya kubana n'uyu mugabo. Ni here ushobora kuvuga ati uyu mugabo ntabwo ushobora kubana nawe. Igihe ari umugabo utubahiriza inkingi eshanu za Kisilamu, ni ukuvuga ngo shahada ntabwo ayemera, ntabwo asenga, ntabwo atanga amaturo, ntabwo akora isomo, ntabwo akora hija, kandi byose abifitiye ubushobozi. Umugabo nk'uwo nguwo rero ugomba gukora kudekaranja procedure kugira ngo umugarure ku dini ry'Imana Subhanahu wa Ta'ala, umubwire uko yagombye gukora izo nkingi za Kisilamu. Iyo procedure izamara igihe kingana iki? Wowe niwe ugomba kureba ukavuga ati namugirishije inama, ndavuga ati mugabo wanjye ugomba kusari ukajya ku musigiti nk'abandi, dufite amafaranga, twagombye gutanga amaturo, turafunga, twagombye gufunga, na hija irageze, umwaka wa mbere wa kabiri tumaze imyaka 3 tubana, ntarimo urajya gukora hija, kandi ni inkingi ya Kisilamu. Igihe rero umugabo akomeza kunangira ku nkingi za Kisilamu, aho ngaho ntabwo ushobora kugira gute gukomeza kubana n'umuntu idini rye nta handi ryubakiye, kubera ko nta misingi rifite. Agashobora kubeshya ko ari umuyisilamu kandi idini rye ridafite imisingi. Ikindi cya kabiri ni igihe ari umugabo ukora ibyo twita al-mubiqat, ibyaha bya rutura. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yabyitse mubiqat ko bize bikoronsa cyangwa se bigahanagura kintu icyo ari cyo cyose. Icyaha kimwe cya mubiqat
cyangwa se icyaha kimwe cya rutura gishobora kwangiza ibyo umuntu yakoze imyaka n'imyaka yose. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yensistaga tubwira rero mwirinde ibi byaha bya rutura. Umurongo wabyo usanga umubare wabyo ushobora kugera ku byaha hafi 20 muri hadisi intumwa y'Imana sallallahu tuzikusanyije, ariko hari ibigaruka cyane biriya yavuze muri hadisi ya Abu Hurairah iboneka mu bitabo bya Sahih Bukhari, iyakum wasab al-mubiqat, muzirinde ibyorezo birindwi. Umva rero inshallah taala igihe cyose umugabo adakora ibyo byaha cyangwa se adakora ibyo byaha kandi akaba akora inkingi za Kisilamu, wagombye kwihangana ukabana nawe, kwizirikana nawe. N'umugore rero igihe bagize inkingi za Kisilamu ntakora ibyo byaha bya rutura, wagombye kwihangana ugakora ibishoboka byose kugira ngo mwumvikane. Hanyuma amushyamirano bwana kuri ino si twagombye kubugira gute, kutabaha agaciro gakomeye cyane, kuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam no mu bimuranga ntabwo yarakaraga igihe ari we wenda babangamiye uburenganzira bwe, wenda ni Aisha ntabwo yamushimishije nk'uko intumwa y'Imana sallallahu bishaka, hari abagabo abashyitsi baje mu rugo ntabwo yabakiriye nk'uko bishaka. Ibyo byose intumwa y'Imana sallallahu yagiraga gute, yarihanganaga. Keretse iyo imbibi z'Imana Subhanahu wa ta'ala zabaga zarengewe, aho ngaho nibwo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam nta muntu n'umwe washoboraga kwitambika imbere ye, iyo imbibi z'Imana Subhanahu wa ta'ala zabaga zarengewe. Vuga rero ikibazo nuko kenshi cyane ibibazo tubona mu ngo ntabwo biterwa nuko umugabo n'umugore batari ku murongo w'Imana Subhanahu wa ta'ala batubariza Imana, ahubwo usanga ari ngiye uburenganzira bwanjye cyangwa se ego yanjye na kamere yanjye ari ngiye wabangamiye, none ugasanga ikibazo cyabaye hambaye cyane kugeza ubwo ntandukana n'umugore wanjye cyangwa se ntandukana n'umugabo wanjye. Kenshi cyane ni gake cyane twebwe wenda nk'abamenyi b'idini abatubwira ko ufite ikibazo cy'umugabo udasara, ufite ikibazo cy'umugabo udakora hijja, ufite ikibazo cy'umugabo utagira gute. Ni gake cyane twumva wenda umugore ari kumbwira ati umugabo wanjye nta rurasi agira na Qur'ani, ntago ajya ku musigiti, ni gake cyane. Ahubwo usanga ambwira ati umugabo wanjye ntabwo wampahira neza, ntabwo umugabo wanjye tumaze igihe tutajyana muri vacances, byose n'uburenganzira bwawe ushobora kubyihanganira nk'uko intumwa y'Imana yadutoje kubyihanganira. N'umugabo nawe umugore wanjye ntabwo anekera neza, umugore wanjye ntabwo bimeze gutya na gutya, ibi nawe wagombye kubyihanganira. Ahubwo wagombye kutubwira uti umugore wanjye biragaragara ko amaze igihe cyane adasari tahajjud, umugore wanjye ntagasoma Qur'ani, ntagagira gute. Aho ngaho niho twagombye kwerekeza amakimbirane inshallah taala. Umva rero wenda ibyo ngibyo tubyumvishe hari amahoro dushobora guteza mu rugo rw'abayisilamu inshallah taala. Ikibazo aho ngaho mu kuganira twabonye ko watangiye uvuga mu guhitamo, uza kuvuga ko hari conditions zigendera mu guhitamo arizo idini n'indagizo, ariko muri ibi bihugu tubamo hari igihe amahitamo cyangwa se ubuzima bukoriyanta ku muntu utamudahuje kwemera. Ese Islam bivuga iki? Ku byerekeye no gushaka umuntu tudahuje kwemera, ku byerekeye n'umugabo byo ntabwo tunyemera. Imana Subhanahu wa ta'ala dusobanura itubwira yuko ntabwo abagabo babemerewe, nta nubwo abagore bemerewe abo bagabo. Ku byerekeranye no gushaka umugore ufite umuyahudi cyangwa se umukristo, ibyo turabyemereye muri suratul Maida. Imana Subhanahu wa ta'ala iramutwemereye. No muri tafsiri dufite zose ni Ibn Abbas avuga yuko aya za nyuma zamanutse zemera kuri icyo kibazo, ni aya zivuga ku kibazo cya relation tugomba kujyana na ahlul kitab, abahawe ibitabo, arizo aya zo muri surate al-Maida. Gusa ibyo ni amategeko y'idini, ariko autorisation cyangwa se uruhushya idini riduha ntabwo bivuga yuko tugomba kuryubahiriza igihe cyose tutarebye ahantu turi, tutarebye n'iki. Niyo mpamvu mu idini dufite ibintu bibiri, dufite sharia iri muri Qur'an na Sunna, tukagira noneho n'ibyo twita fiqh n'ibyo twita jurisprudence. Ni ukuvuga ngo jurisprudence ni iki cyangwa se fiqh ni iki? Ni uburyo ayo mategeko ari muri Qur'an na Sunna tuyashyira mu bikorwa twitaye ahantu turi, twitaye circumstances turimo, ibihugu turimo, amategeko y'ibihugu turimo n'ahantu turi ndetse na societe ahantu iri. Ntabwo ushobora kuvuga ngo rero mfashe aya muri Qur'an ngise nyishyira mu bikorwa utarebye ahantu uri, ngo uko Imana ivuga ngo umujura muzamuca amaboko, ngo yishyire uca abantu amaboko, ngo kubahiriza Qur'an, ahubwo abantu bakwita kuri umusazi. Bishaka kuvuga rero yuko ahantu turi rero turareba tukavuga duti si ibi bintu birashoboka. Kuri icyo kibazo rero, ese umuyisilamu muri Buraya ashobora kurongora umuntu utari umuyisilamu nk'umukristo cyangwa se umuyahudi? Abamenyi benshi cyane kubera tajriba, no kuvuga ngo experience, twabonye ko izo ngo zitarema kabiri kubera impamvu eshatu. Impamvu ya mbere ni uko mu bindi bihugu bya Kisilamu wenda system idominera ya Kisilamu birangira wenda abagore binjiye idini. Niyo mpamvu mu Misiri, muri Ethiopia, muri Senegal na hehe nta kibazo giteye, ntabwo ikibazo gihari. Impamvu ya kabiri ni uburere bw'abo bana bazavuka muri uwo muryango. Hari famiye twashingiye ugasanga umwana
bamwisa ayo mazina yombi kuko uwo mugore na kondisiyo zo kugira ngo umushake agomba kuba yubahiriza idini rye. Tuvuga ngo niba yubahiriza idini rye arashaka ko abana be nabo bahabwa uburere bwanuza bujyanye n'idini rye. Ugasanga umwana bamwisira izina irindi bamwisa Muhamadi, abashyitsi baza ari abase akababwira iby'Ubuyisilamu, abashyitsi baza ari abanyina akababwira ibya Yesu. Ugasanga ibyo yemeye arimo arabihakana umunota wundi ukurikiyeho. Ugasanga rero umwana psychologiquement na stabilité spirituelle ibirangiritse cyane. Ikindi cya gatatu noneho kinakomeye cyane wenda twavugaho ni kubyerekeranye n'iyo mpamvu ushaka. Twamaze kubona ko Imana Nyagasani atatugira inama yo gushaka umugore utinya Imana uzagufasha n'iki. No muri hadisi n'Imana Imana sosame ratubwira ati Imana igirira impuhwe wa mugabo ubyuka agiye gusenga igihagararo cya nijoro, yabona umudamu we nawe aryamye akamubyutsa, atabyuka akamudondobereza utonyaga tw'amazi kugira ngo umugore abyuke. N'Imana igirira impuhwe umugore ubyuka agiye gusara igihagararo, yabona umugabo we aryamye akamubyutsa, atabyuka agakora nk'ibyo umugabo yakoze. Iyo ugiye kurera gushaka umugabo cyangwa se umugore, ushaka umuntu uzagufasha kuavansa mu idini. None se ujye gushaka umuntu uzajya ukubwira ati mbere yo kujya mu musigiti banza unjyane kuri egirize. Uyu munsi ni Noheli nkuko muri Ramazani yanyu yarangiye, ubu ni Noheli, natumye abantu tugiye kurya ingurube, tugiye firigo yuzuyemo inzoga nkuko idini rye ribimwemerera. Urimo urashaka kujya hehe? Nayo mpamvu nubwo urwo ruhushya ruhari muri Qur'ani, Umar ibn Khattab yagiriye Uthman ibn Affan na Abu Sa'id al-Khudri yuko batandukana n'abo bagore kubera yuko bizateza ibibazo bikomeye cyane. N'ikindi nanone nitunabashaka abo bagore batari abayisilamu, bizagenda gute ku bakobwa b'abayisilamu nibashaka ababashaka igihe abagabo bazaba badahari? Niyo mpamvu rero tugira inama tubabwira tuti kontekste turimo gushaka umukobwa cyangwa se umuntu utari umuyisilamu biragoye cyane, birakomeye cyane, pratiquement biragoye no kugira ngo abantu babe mu ngo. Niyo mpamvu rero tugira inama yuko abantu barongora umuyisilamukazi n'umuyisilamukazi bakarongora n'umuyisilamu, tukevita ibyo bibazo byose. Mu gusoza wenda twazakora parti ya kabiri ibijyanye n'abo bana bavukira muri izo kondisiyo, noneho na message ushobora kuba. Mu gusoza ndifuza ko watanga message kuri abo bana. Numva rero inshallah ta'ala message natanga kuri abo bana wenda tuzagira umwanya cyane tubiganireho. Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala irabakunda, Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala irabashakira ibyiza. Mushobora wenda kuba mwibaza ibibazo byinshi cyane ku byerekeye n'Ubuyisilamu na justice y'Imana, ariko Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala ni juste. Hari benshi cyane bafite ibibazo bihambaye cyane kandi ari abagaragu b'Imana, ariko ubuzima bwano kuri ino si Imana yabushatse ko abantu bahura mu bigeragezo bikomeye cyane. Muri ibyo bigeragezo nibyo bituma barakonesa ko Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala iriho inahambaye. Ariko ubuzima bwano kuri ino si niburangira, ku munsi w'imperuka noneho tuzahembwa, tuzishima, nta bibazo tuzahura nabyo. Nibwo noneho justice y'Imana nyayo noneho tuzayibona neza terre à terre. Ariko mu buzima bwano kuri ino si hari umuntu umerita kubona akazi, ukabona ntago ari ukamerita, ukabona undi umerita kubaho neza, ntago ari ubayeho neza, kubera ko turi mu buzima bwano kuri ino si turi muri salle d'examen, salle d'épreuve. Turi kwepko, hari uw'Imana Nyagasani igerageza rero imuha wenda uburema runaka, hari uwigerageza imuha ababyeyi babi runaka, abana babi runaka, abaturanyi babi, kugira ngo arebe uko yitwara. Iyo arekonesheje rero ko Imana iriho, ko Imana ariyo juste, Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala izamuhemba ku munsi w'imperuka. Numva wenda mu kiganiro kizakurikira wenda tuzagerageza kubisobanura, twenda twanabatumiye nabo wenda bashobora kuba baza bakatubaza ibibazo ku bushobozi bw'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala, Imana yaduha imigisha tukabasha kubisobanura. Nzashimisha ukoze nka conference kuri inshallah. Mu gusoza nishimiye ku kiganiro tugiranye, ngusaba ko igihe kindi nazagukenera ku bijyanye no kwemera. Namwe turabashimira mugerageza gukora gahunda nk'izi ngizi, nziko wenda bibasaba igihe kirekire cyane, bibasaba n'ubushobozi bukomeye cyane. Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala ibahembere, ndabahembe juhudi mukora, umwanya mufata, kandi nzi neza yuko mubikora kubera urukundo mukundira idini ry'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala. Nahamya neza yuko nidukomeza gutya tugafashanya, ari abigisha ari namwe abatekinisi nayo bose, Islamu inshallah izatera imbere na community ya Islam igatera imbere inshallah ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah wa lakum wa sa'il muslimin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Murakoze cyane inshallah. Yeah.